Indwara ya bipolar disorder ni indwara yo mu mutwe irangwa n'ibihe byihariye umuntu akagira ibyiyumvo cyangwa se imitekerereze irenze ibisanzwe, rimwe na rimwe akagira ibihe byo kwishima cyane cyangwa se nyine kugira umujinya cyane ukabije. Ibi ngibi nibyo byitwa mania, hanyuma bigakurikirwa n'igihe cy'agahinda gakabije, depression. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gace tubagezaho buri wa gatatu w'icyumweru tukagaruka ku ndwara cyangwa se ibindi bibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Uyu munsi wa none turi kwibaza tutese indwara ya bipolar disorder ifite amoko atandukanye. Ni uburyo bugera kuri butanu indwara ya bipolar disorder ishobora kugaragaramo. Njye wakusanyirije iki kiganiro ndi Muhire psychologist. Nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira tukabagezaho. Nanakubiza ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Waye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Nk'uko byasobanuwe n'ishyirahamwe ry'abahanga bo muri Amerika, American Psychiatric Association, harimo amoko 5 y'indwara ya bipolar disorder ndetse n'izifitanye isano bitewe n'uburyo, igihe ndetse n'ubukana bw'ibihe by'imihindagurikire y'imyitwarire n'amarangamutima, mood episodes. Kumenya neza rero ubwoko bwa bipolar disorder umuntu afite ni ingenzi cyane kugira ngo ahabwe ubuvuzi bukwiriye. Reka turebere hamwe ibihe by'imihindagurikire y'imyitwarire ibizwi nka mood episodes. Umuntu ufite bipolar disorder ashobora kugira ibihe byo kumva afite imbaraga nyinshi, ibyishimo byinshi cyangwa se uburakari bukabije. Ashobora kandi kugira kugabanuka kw'imbaraga, agahinda gakabije no kutagira icyizere. Ibi bihe byihariye byitwa mood episode kandi bigabanyijemo ibyiciro bigera kuri 3 bikurikira. Hari icyiciro cya mbere kizwi nka manic episode. Iki ni igihe cy'ibyishimo bikabije. Umuntu ashobora kumva afite imbaraga nyinshi cyane, avuga cyane, atabasha gusinzira, agafata ibyemezo bitatekerejweho neza. Ibi rero biba byibura iminsi 7 cyangwa se nyine bikaba bikomeye cyane ku buryo bisaba kwitabwaho n'abaganga. Ibindi bihe ni ibihe bizwi nka hypomanic episode. Ibi ni ibihe bisa nka manic episode ariko bidakabije cyane, bigakomeza nibura iminsi igera kuri 4. Hazamo kandi igihe kizwi nka depressive episode. Ni igihe cy'agahinda gakabije noneho. Iki kimara byibura ibyumweru 2, kikagaragaramo ibimenyetso byinshi by'agahinda, gutakaza inyota yo gukora, kumva nta gaciro ufite ndetse no kugira ibitekerezo byo kwiyahura. Hari abantu bashobora kugira ibizwi nka mixed episode, aho ibimenyetso by'agahinda ndetse n'iby'umunezero bikajya bizana cyangwa se nyine bigakurikirana vuba. Reka turebere hamwe noneho amoko agera kuri 5 y'indwara ya bipolar disorder. Igitabo cy'abaganga mu buvuzi bwo mu mutwe DSM-5 gisobanura amoko agera kuri 5 y'indwara ya bipolar disorder, ariyo bipolar 1 disorder. Iyi ngiyi irangwa n'ibihe by'ibyishimo bikabije, ya manic episode bikabije cyane, bikamara nibura iminsi igera kuri 7 cyangwa se bikaba bikomeye cyane ku buryo bisabwa kujyanwa kwa muganga ku bitaro akavurwa. Hazamo kandi kugira ibihe by'agahinda, depressive episode, ariko nyine si ngombwa ko ugira iyo ndwara cyangwa se ugira ako gahinda. Ni mu gihe hari ubundi bwoko bwa bipolar 2 disorder. Iyi ngiyi irangwa n'ibihe by'ibyishimo bike, hypomanic. Ya manic episode ziba ari nkeya cyane, ibimenyetso biba bikeya cyane bidakanganye, ndetse yewe hakazamo noneho iby'agahinda bikabije cyane. Umuntu ufite bipolar 2 ntabagira manic episode yuzuye, aba ari gake, ahubwo azahazwa cyane n'agahinda. Si ubwoko bworoshye bwa bipolar 1, ahubwo ni indwara itandukanye ifite imiterere yayo. Hari ubundi bwoko buzwi nka cyclothymic disorder cyangwa se cyclothymia. Iyi ngiyi irangwa n'ibihe bihinduranya cyane hagati y'ibyishimo bito n'agahinda gake ariko bidakabije cyane. Ari ibintu bisanzwe nyine umuntu abaho mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibi bimenyetso ariko bigomba kumara nibura imyaka 2 bidasiba, nta n'igihe cy'iminsi irenga 60 umuntu yumva ari muzima neza. Gusa nubwo ino ndwara itabikomeye cyane nka bipolar 1 cyangwa bipolar 2, ishobora kubangamira cyane ubuzima bwa buri munsi kandi
ikavamo bipolar ikomeye cyane igihe kitazwi. Hari ubundi bwoko buzwi nka other specified bipolar and related disorder. Iri ni izina rikoreshwa cyane igihe umuntu agaragaza ibimenyetso bya bipolar ariko bituzuza ibisabwa ku yandi moko avuzwe haruguru. Urugero, umuntu ashobora kugira ibihe bya hypomania bitamara imyaka 2 cyangwa nyine afite ibihe by'umunezero ariko nta bihe by'agahinda bifitanye isano nabyo. Ubundi bwoko ari nabwo bwa gatanu no bwitwa unspecified bipolar and related disorder. Iyi ni inyito ikoreshwa igihe abaganga badafite amakuru ahagije yo gushyiraho ubundi bwoko bwa bipolar. Urugero, nk'igihe umurwayi aje afite uburwayi bukabije kandi amakuru ye atuzuye, ahangaha bahita bavuga ko afite unspecified bipolar and related disorder. Ngayo nguko rero ngiyi ndwara cyangwa se amoko ya bipolar disorder. Mu bindi bice bitaha tuzagaruka ku bitera ino ndwara ndetse n'ibimenyetso n'uburyo bwo kuyitaho. Nimba wakunze iki gice ntugende udakoze subscribe ndetse na like kugira ngo tugiye duhora tubana mu biganiro byose tubategurira. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twahize muri description. Ikiganiro cyacu cyo nakagaruka, nge nari Muhire psychologist, naho gutamba ikindi kiganiro.